mu buryo bwose bushoboka, uko twajyaga dufashanya nk'umuryango, tuzakomeza tubane neza. Hari ijambo, Imana we, hari ibintu bajya bavuga iyo umuntu Sylvie Imana imuha umugisha ko yankunze nanjye ndamukunda, ariko yakoze, hari umunsi umwe twaganiriye avuga amabanga yose ndi kuyababwira ko turi famiye, nta n'icyo bitwaye, naho arabishyira hose nta kintu bimbwiye, kuri njyewe nta kibazo, kuko ibyo ndi kuvuga si ibinyoma, sindi kubeshya, sindi no mu kabari wenda ngo nasinze, ndi kuvuga ibintu bizanywe n'ubusinzi. So hari umunsi umwe twaganiriye ngira ngo warakoze kunkunda nanjye naragukunze, ariko ntabwo bizashoboka ko tuzabana, turekera. Wenda mwagiye mubivuga cyane, rimwe na rimwe hari igihe sinzi uwigeze abivuga avuga ngo ntabwo twari tuzi niba atereta, ko avuga ati umwana w'abandi ndajya kumubwira iby'urukundo ndashingirahe, bigatuma ndeba dadi gwa nyuma. Rero ibyo byanjye ndabimushimiye ko yankuye aho ntarangaragara nkajya ahagaragara. Mwaranyakiriye. Hari abantu rero nabonye bashyashya b'abageni. Njye dadi yambereye umugisha ku giti cyanjye, yarankunze arabinyereka, akunda n'umuryango mvamo. Abenshi murabizi ko narwaje mama wanjye igihe kinini. Dadi n'abandi bantu muri famiye yashatse imodoka, ashaka esanse, tuva hano tujya i Kayonza. Nashoboye kuza, ni ukuri ukuntu ndeba ndarwaye kandi cyane, ku buryo numvaga ntashobora kwicara iminota irenze nk'itatu. Guhera ku cyumweru nararwaye pe, noneho nkajya nshaka kwandika ngo simboneka, ariko nkumva kubyandika n'ubu ntacyo bimaze, kuba ndi hano ni inyungu zanjye. Numvaga nifuza gusezera peri imari mubona. Icyiza nzi neza uyu munsi ntabwo nshobora kurira, kubera ko ndifuza kutarira aribyo nshaka, kuko abantu amarira bayafashe nk'ibintu sinzi, ariko amarira akenshi ni ikimenyetso cy'ibindi byinshi wakavuze udashoboye kuvuga. Icya mbere n'uyu niwe kibazo gikomeye. Hanyuma ndashima Imana, njyewe bwa mbere b'amafamiye ntabwo bamaye rotedi, bamaye indi famiye. Ubwanjye ndiyandikira, mbwira peri ko nshaka ko mbyara, kubera ko iyindi numvaga ntashoboye kuyibyarugamo, nyine sinabonagamo imereza ibyo nkeneye nk'umwana. Ndamusaba, atari uko tuziranye cyane, atari uko muziho byinshi, ariko mbona ko akwiye kumbyara, mbona azamereza uburere nkeneye mucaca. Yaramfashije, aranyemerera, arambyara. Gusa nsa nk'uweretswe, kuko iyo famiye byarangiye inasenyutse, ngira ngo ntiyakomeje. Ariko njyewe ikintu cya mbere cyanshimishije ngera muri famiye, yigeze kwandika mesaje kera, nisomera Kambanda Winnie. Kambanda yagiye mu Bufaransa murabizi, avuga ngo peri yanditse mesaje, ariko yankozeho. Yaratwandikiye aratubwira ngo, nyine yanditse amagambo menshi, yarangiza aratubwira ngo ndabakunda, ngo uzababwira ibitandukanye n'ibyo azaba ababeshya. Nta muntu n'umwe, ntabwo murimo kumva uburemere bw'iyo mesaje, ariko njyewe narayumvise. Kambanda arambwira ngo agomba kumbyara. Murabizi nawe ko atari umurotedi, yaje kubisaba. Icyiza cyo mu rusengero, ushobora kudahitamo aho uvuka mu buryo bw'umubiri, ariko wahitamo aho uvuka mu rusengero. Njyewe nashima Imana ko yemeye akambyara, kandi yamaye ibyo nari nkeneye byose, ibyo nari mukeneyemo yarabimaye. Yambereye umubyeyi mwiza, twarasenganye, naramubonye aho nari mukeneye. Yabaye urugero rwiza, namubona nkabona ndi proud ye. Kwitwa umwana we byaranshimishaga cyane, ibyo bintu ndabimushimira.
uwo wabwiraga ngo ndi umwana wajaye yumvaga nyine uvuka ahantu heza. Rero dadi turagushimira. Baravuze ngo badushakire undi pere, ni umukoro ukomeye, ni umukoro ukomeye, ariko ubwo murabizi ko muri bubigenze, gusa mutaza kubyumva nabi, umuntu wese muzadushyira imbere tuzamwumvira, ntashobora kuba wowe ariko ntitwananone twareka kumwumva kubera ko uzaba wamuhisemo umwizeye. Ariko ubusabe bwanjye mpagaze hano nanjye ndi nka Prince, ntihazaze undi pere hirya ya Rotedi ngo aze kutubyara n'ukuri. Muzagerageze mudushake, niyo mwabona umukobwa mukavuga ngo ubaye peri, ariko ntihazagire umuntu uva hirya ngo aze kutubera peri, kubera ko Rotedi turaziranye, dufite ukuntu tumeze, biragoye ko undi muntu yava hirya ngo aze kutubyara. Dushobora kutamwumva kandi atari kubera ko twumva nabi, ahubwo kubera ko mwatuzaniye umuntu nyine tunaniwe. Rero ndashima Imana cyane, ninza gutaha ndaza kuba nananiwe kwicara, ariko mu ijambo rimwe ndagushimira, ndagushimira wabaye umuntu mwiza, wabaye umuntu mwiza ku buzima bwanjye. Umuntu kukubwira ngo vuba tujye gusenga, twagiye gusenga kenshi nangwa se gakeya kwa Masasu tutari benshi, navayo simbifate nk'ibintu bisanzwe, navuga ngo abantu bakubyara bajya baduheza ababyeyi mu nsengero, ariko umuntu kwibutsa akakubwira ngo tujye gusenga, mugasengana mukaganira, kumva ibyifuzo byawe, akagushyira ku mutima, ni ukuri wabaye umuntu mwiza kuri njyewe. Rero ndabigushimiye hagati y'abantu bari hano, kandi aba bose ibivuga bavuga ibirenze ibyanjye. Rero mami we ntabwo namushimira nonaha, ariko arabizi njye nanamushimira. Nigeze kumubwira ngo n'igihe nzamba nakubwiye ko ntagukunda uzajya umenya ko ngukunda, kuko utabikubwira nabuze umwanya gusa, ariko ndagukunda. Rero muri ababyeyi batunyuze, muri abavandimwe banyuze, muri abantu beza gusa, Rotedi muri abantu beza, bameze nk'aho hari umuntu wabatoranyije, ariko gutoranywa kwa nyako ni ugutoranyirizwa mu muryango mwiza, ukakurera neza, ukakugira uko ugomba kuba uri uyu munsi. Yewe ndabashimiye, ngiye kwicara ariko ndashaka gusoza, ariko ninasoza munsengere ngende amahoro ngere mu rugo. Hari n'akantu kandiye uru ruhande rwose, murabona ko mfite ikibazo runo ruhande, narabyize mbona nabaye gutya, sinzi ikintu nabaye, ariko mfite nk'ubushyu ukuntu, ntabwo nize icyo gikoko, ariko cyambabaje. Rero ibyo byose birimo guhura nkagira intege nke cyane, ariko nagombaga kuba hano. Ndashima n'Imana ko mabaye, mama Imana igumisha ko utanze umwanya wo gushima, ahari bino sinari kubivuga. Ndabakunda, murakoze. Ntabwo ari ibintu dufata nk'ibintu byoroheje, kuko habamo amafamili menshi, ariko muri famile zigerageza gukora cyangwa zigerageza kwita ku bantu, Rotedi ntekereza ko ariyo ya mbere kuri njye, ariko ubwo sinzi abandi uko bimeze. Ikindi nshima Imana, numva mpagurutse nk'umuntu muheruka gushyingira, ngira ngo niba nta wundi waje nyuma yanjye, simbyibuka neza, ariko numva ari njye uheruka. Uriya ntabwo nigeze mbona umwanya wo kubashimira, ariko ubwo mboneyeho nanjye kugira mbashimire. Ndabashimira cyane ko mwambaye hafi mu bukwe bwanjye, kuva mbutangiye kurinda burangiye, Rotedi yarahabaye. Ibyo byose nta kindi nuko twari dufite ababyeyi beza. Iyo ufite umubyeyi mwiza agufasha kugira ngo, byarashoboka ko nari bukore ubwo bukwe, ariko nk'imbe mfite famille, nabona nayifite ariko ntigerageze kwitabira nk'uko mwitabiriye. Mwarakoze cyane, byamfashe ku mutima. Mboneraho no gusaba nk'uko dufatanyije, pere yego wenda agiye kugenda, ariko dukomeze dufatanye nk'uko twari tumeze, ntibiduce intege. N'umupere wundi uzaza tuzamwubahe, tuzabane nawe, kandi na pere nawe aho agiye ntekereza ko tuzajya dukomeza kuba turi kumwe mu buryo bw'umwuka, kandi tunafatanya nk'uko twari dusanzwe tumeze muri buri gikorwa cyose, kuko dusanzwe dufatanyamo, abe mu bukwe, abe mu byago, abe mu byiza byinshi bitandukanye, twafatanyaga nka family. Mbasaba ko ariko dukomeza. Nshimira cyane dadi, ni umuntu kumuvuga bigoye kubera ko afite ibintu byinshi yadukoreye, byonyine no kuba duhagarara tukumva turi ishema rya Rotedi family, ni ukubera peri wacu.
turamushimiye cyane kandi mwifuriza aho agiye kugendana n'Imana ikabana nawe ikamufasha kugira ngo hariya naho abashe kuhamenya no kumenya kuhamanaginga. Ni byiza, murakoze. Mwese Yesu ashimwe. Mbere na mbere ndashima Imana ko nongeye kugaruka kugira ngo kuva mbyaye kuba ndibaza na ko hano mwese muri famille murabizi maze amezi 4 ntabwo nari nongeye kugaruka gusenga ko si uko naguye, ahubwo iyo hagiyemo umwana kandi umwana akiri mutoya aba akeneye indi attention irenze kuyo wamuhaga. Nibyo byari bikinzitiye, ariko nanjye natangiye akazi. Ubwo natangiye n'akazi nta n'ikizambuza kugaruka mu rusengero ndaza kuboneka. So nshimiye Imana rero ko uyu munsi ariwo munsi wa mbere ngiye kugaruka mu nzu yayo fiziko. Nateranaga kuri online nta yigicika. So mbishimiye Imana, ndi muzima, byaye neza, ubwo bambaza ariko nta zindi complications nagize, narakize, umwana wanjye ni muzima n'abandi ni bazima, byose mbihuje hamwe. Nshimiye Imana. Ikindi numvaga na mail nyango n'umwanya atawushyiraho nkajya kuwisabira. Ndagushima Imana ku mubyeyi wacu. Yewe ni nkaho mfitanye nawe amateka maremare, ashobora kuba atabizi ariko yewe ndabizi cyane, ndabikurura kuva nangiye natangiye gusengera ahangaha 2017 ngo mu kwezi kwa kabiri nibwo nabaye umukristo wo mu rusengero. Kuva icyo gihe nahaje ari undi muntu mu bantu twiganaga segonderi ariwe uhanzanye. Umugabo wanjye yasengeraga Zayoni, hakambera kure kuva Kinyinya kujya mu Gatenga, nkumva ni kure cyane bizangora. Ndavuga ariko ngiye gushaka urusengero ruri hafi nzajya menera bugufi. Nkibitekereza uwo mwana hamwe ariko wazanvistinze ku rusengero rwanjye yarimbaga na hano muri Joyce, umuhungu witwa Jacques, sinzi nyamuramuzi, twariganye segonderi. Ntabwo ati wazansuye, nabwo nta kibazo, nzanje kumusura, ndahakunda. Kuva icyo gihe bitamba umukristo wa hano. So ngira ngo hashize igihe gito nibwo namenyanye na Jean. Usibye uwo muhungu Jacques, Jean niwe muntu wabaye wa kabiri mu rusengero twamenyanye. Ni umuntu uhura nawe umunsi umwe ugahita utangira kumwiyumvamo, kumva ni umuntu mumenyeranye nk'aho ari umuntu mwakuranye. Kubera iki n'ahandi bituruka nuko ari umuntu aca bugufi pe. Ndabigushimiye imbere y'abagenzi banjye, wambereye sinzi kunabyo atari umukristo nyawe, niba ari kwicisha bugufi kwawe ubw'Imana bukurimo butubera ubera ishusho nziza ya benshi. Wowe ushaka kuba utabibona ariko wenda ariko wowe umeze gusa. Jyewe ntago nabifashe nk'ibisanzwe. Ndagushimiye. Usibye no kuba narakumenye kuba ari wowe namenye hano umusengero, ni nawe muntu wa mbere mu bantu dusengana wageze mu rugo iwanjye bwa mbere, kuko twaramenyanye hari serire twahuriragamo Kibagabaga, Nyangurahibuka, muza kuza kunsura nka serire twasenganaga. Icyo gihe nibwo bwa mbere mu bantu twasenganaga. Ni byiza, ni ukuri, nubwo bamwumva badukangurira kuba mu mafamiye, birafasha kubaho muri iyi si utagira ahantu ubelonginga, ukabura famiye iyo mu maraso, ukabura iyo mu rusengero, ukabura n'iyo hanze no mu kabari, ahubwo ukaba uri aho ngaho gusa. Ni ikibazo rero. Ibyo baba batubwira ni ukuri. Niba uri mu rusengero ugomba kugira ahantu ubarizwa. Ntago pasiteri ushumbye abantu 2000 cyangwa 3000 azamenya buri muntu wese uri hano, ntago bishoboka. Niyo yaba ari abari mu nshingano ntago bose yabamenyera icyarimwe, ariko utu small groups turadufasha, biragufasha gukura mu mwuka, kuko
serire yawe nibwo bwa mbere najyaga nzijyamo, niho nazitangiriye hano rwose muri rusengero. Ntabwo najyaga ndi umukristo gusa ku cyumweru bikarangira, kuko izindi mpano zo kuririmba si ibyanjye, ariko ndabishima Imana waramfashije mu buryo bwo gukura mu mwuka. Hari ibintu byinshi nagiye mwigiraho. Uri umuntu uca bugufi, uri umuntu wubaha cyane, bibe n'umwana ubura wamwubashye, bibe umuntu mukuru ubura wamwubashye, bibe umusore mugenzi wawe wamwubashye. So ndabigushimira ibyo bintu, ni imbuto nziza ufite. Saba yuko n'abandi bose bayikwigiraho, kuko jyewe waranyuze, byaranyigishije cyane. Kubona umuntu w'umusore ashobora guhura nawe akakubaha, ukabona yaciye bugufi, yaguciye bugufi, ni gake ushobora kubibona. So ndabigushimira, Imana ikomeze iguteze imbere. Nubwo urimo kudusezera, njye ntabwo byambabaje, nababaye ko dutandukanye mu buryo bw'umubiri, ariko ndabizi neza umutima ugira ntago uri wa muntu uzaterera iyo ngiyo. Uzajya uhora udusabira, uzajya uhora udusengera, kandi uzanagaruka, ntabwo uzagenda uherehere, kuko usize famiye zaba izo mu mubiri natwe bo mu rusengero wadusize, uzagaruka. So turagusabira urugendo rwiza, aho ugiye uzahirwe, usanze urugo rwawe. Nta kindi kintu twagusabira usibye umugisha w'abana, uko tuzumve natwe uduhamagaye tubwira ati twabyaye, tuvuze impundu ababyeyi, duhe Imana icyubahiro, kandi uzahirwe muri byose, bibe mu buryo bw'umubiri, bibe mu buryo bw'umwuka. Nta kindi kintu nagusabira usibye guhabwa umugisha muri byose. Umugisha waduhaye, waduhesheje, nawe ukomeze izo mbuto zikugereho, uhabwe, kandi ntibizanarangirire hano mu Rwanda cyangwa hano muri Foursquare. Nawe ugiye, Imana ikomeze kukuza imbuto za mwuka muri wowe, ugire ahandi naho uzagera uzakomeze ubane, ibyo wakoraga ahangaha bizarushaho komeza. So natinze, ndashimiye mwese ababashije kudusura, abo tuvugana, abavutse baje badusanga, turabakiriye. Ibyo mwavugaga byo uzasimbura Feri, twamubonye nk'uko twamuhawe. Ndibaza neza yuko n'uwo bazaduha ari we wese, yaba aturutse hanze, yaba uri uwahangaha, azaba aje, agomba kuzakora inshingano ze. Kandi ubwo abonye zitanashobotse, cacu ubwo hari ukundi bigenza, babihindura. Ariko turakwizeza kutazamubera abana babi, tutazahungabana, wenda ko dushobora kumusuzugura, uko yaba angana kose tuzamwubaha. Ndumva ari ibyo. Imana ibahe umugisha. Yemeye ko ngera aha ngaha, ntabwo byari binyoroheye, ariko ndashima Imana. Mbere na mbere mbanje gushimira Imana ko yemeye ko nza muri Rooted, nkisanga mfite abavandimwe beza nk'amwe, n'ababyeyi beza badukunda. Mbese mbifata nk'ibintu by'agaciro. Njye naje hano ku rusengero nta muntu n'umwe mpazi, ari njye uhiyoboye, numvaga nta n'umuntu tuzahamenyanira, ariko ndashima Imana ko nisanze muri Rooted, nkahakura inshuti, nkahakura n'abavandimwe. Muri urwo rwego rero nje gushima Rooted. Ndashima Imana ko mwambereye abavandimwe beza, mukamba hafi mu bukwe bwanjye. By'umwihariko ndashimira ababyeyi bacu bakomeza kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Nkimara kumenya ko Daddy agiye kugenda, umunsi tuza kumusezera, sinzi nimba hari abantu babyibuka, numvise imbabaye kubera ko nari mfite gahunda y'ubukwe. Ndavuga si umana kuko ubu Daddy azagenda atantahiye ubukwe, ariko ndashima Imana cyane. Ndashima Imana n'ukuri ko Daddy agiye yarantahiye ubukwe. Kandi namwe mwese ndabashimira, mwarahabaye, ababonetse ndabashimira, n'abatarabonetse ndabashimira cyane mbikuye ku mutima. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Kandi ndashimira Imana ko yankoreye n'ubukwe, ntabwo ari ibintu nafata nk'ibintu bisanzwe.
ndashimira Imana ko yankoreye ubukwe bwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze. Imana izabimwishyura ariko ibintu dukora Imana izabimwishyura. Nka Rooted Family, nshimira abantu bose bamfashije kugira ngo tubitegure. Dadi ntabyo yari azi kuko nanze no kubishyira ku rubuga kugira ngo twitange, kuko ndabizi ko byahita bigira umutwe munini. Negereye abantu bake kugira ngo bamfashe, kandi Imana ibahe umugisha. Uwo negereye, buri muntu wese nyine yakoze mu buryo bwe. Wanterere kano kantu. Hano musabe asomera akantu. Niwe njye nta cyongereza nzi, ndashaka kansomera akantu. Ndashaka kunsomera ijambo ryanditse hariya, urusome cyane n'abandi bakunze. Mwiriwe. Handitseho Rooted Family, we will miss you Daddy. Wadusobanuye icyo bishatse kuvuga. We will miss you. Biravuze ngo tuzagukumbura cyane. Tuzagukumbura cyane nka père wa Rooted Family, cyane cyane nkanjye nka Bucu. cyane nka Bucu. Ninde wasimbuye? Ninjye utajya uva abandi. Kansabe aze gucana. Wow, katwakire Mirika rwose. Wow. This is so good. Urugendo rwiza, urugendo mahoro, urugendo rwiza Dadi, uragereye amahoro. Rooted Family, turakunda. Rooted Family, Rooted Family, we love you Daddy. Yeah, we should cut it. After cutting it, have a gift. Nuko aravuga ngo nimwakire murye umwe. Tuza kwifata twese ko tuzafatira rusange. Isa ni ngombwa ko dufata yikase wenyine birahagije, kayikate wenyine birahagije. Icyuma mwazanye icyo cya mbere umuntu umupfakazi afite abana bangana gutya. Ndaba nkubereye umugabo niko mbabaza. Abatiganye ndamubaza n'afite murumuna we. Thank you so much. Masezerano iyo mvuze
gusangira icyayi, harakonje. Reka turava hariya tugafata tugaruka kugira ngo izindi gahunda zikomeze. Murakoze. Ni ubwa mbere mugize isoni, noneho ni ubwa mbere mugize isoni. naje gusanga ahubwo iyo bagutunuriye aba ari byiza. Nyabo biba ari byiza, bituma biba bimeze nkaho hari ibintu bariho bakuvanamo bya bindi by'igihunga. Buriya abantu benshi ikintu tutamenya kandi kiri ngombwa, ntabwo ibikomere by'umuntu ari we ubyimenyaho, bimenywa n'abamubona cyangwa bamureba. Nibwo ubona ya mico ya bya bikomere, ugasanga umuntu uko aravuga
akavuga umuntu w'ibintu, ariko aramutse amenye neza ko hari iyindi mpamvu yenda nko mu ruhande rwe byatuma amwegera akamumara intimba, akamumara ubwoba. Ndabishimira dadi wacu, yagize neza, ambera umubyeyi. Satani yaragiye kundwanya, nza kureba dadi, nageze Gisoro imodoka nari mfite irasha, byari ngombwa ko ubu nari kuba ndiyo nararayo. Ntabwo yahiye yose, hari icyuma gitoya cyahiye, ariko dushimiye Imana ko yagishubijemo, bigatuma ndeba dadi gwa nyuma. Rero ibyo byanjye ndabimushimiye ko yankuye aho ntarangaragara nkajya ahagaragara. Ubu rero kubera ko agiye, ikindi kintu mushimira cya kabiri cyaho, dadi ni umunyamwuka, ntabwo ari umunyamubiri. Kuko iyo aza kuba atari umunyamwuka, ntabwo yari budushobore ngo tumwiyumvemo, tumukunde, twumve tumugiriye mu gihe nk'iki ngiki. Yaratuyoboye mu mwuka wera, aranawudutoza, kandi ndanezerewe ko abantu twawusigaranyeho. Umuntu rero ari busigire umwetero Elisa wiwe, azakomereza aho ageze kugira ngo dukomeze twaguke, ahubwo ntituzasubire hasi. Kandi nk'uko mwasengeraga umubyeyi, muzasengere n'abandi. Rero turamusezeye, azagenda amahoro, kandi tuzahora tukwibuka buri wese mu ruhande rwe, azaza azirikana Imana ya se. Warakoze kutubera umubyeyi mwiza, nanjye byatumye mbona ijambo. Turagushimiye rero. Hari ukuntu njya numva abanyarwanda bavuga ngo iyo umuntu atapfuye abasha guhura na mugenzi we. Aha, hari igihe tuzabonana twese, ndabizi tuzaguka, tugira indi ntera, Yesu azatugirira neza, tuzagenda tumusangayo. Murakoze, namwe ndabashimira ko ndabakunda, mwaranyakiriye. Hari abantu rero nabonye bashyashya b'abageni. Abageni ni ukuvuga ni nk'abashyitsi, ntabwo ari abageni bashingiwe. Batanzi, nitwa Mwesigwa Eliya, ndi umwana udakunda kuboneka, ndi ikirara ariko cyibuka aho gitaha, kizi mu rugo. Zanyuzamo rero nkitapa, nkabona ndabonetse. Ariko byose ndishimira dadi, buriya n'Imana yamuremye, yarakoze. Namwe mubyumvishe kandi mugomeze mushima Imana mu buryo ko hari abantu namwe ndabizi neza bari bameze nkanjye nubwo batabivuga. Rero umwuka wera akomeza bimurimo kandi aganze. Ikirushijeho ibyo byose nabifuriza ni ugusengesha umwuka iteka, ari mwe musigaye mukawukomeramo, kuko yarawudutoje, nawe ugiye tukaza tumusabira kuwugumamo. Nibyo. Ndabashimiye kandi ndabakunda. Nitwa Denise. Sonaranyumva. Nitwa Denise, ndi umwana wo muri Rooted, nkaba nsengera muri Foursquare, nkaba nkora muri protocol. Mbere na mbere ndabanza gushima Imana ku giti cyanjye kubw'imirimo n'ibitangaza yagiye ikora mu buzima bwanjye. ngo ntiyavuze asengera yahibagiwe. Ubwo rero muri uyu mwaka Imana yagiye ifungura amarembo ku buzima bwanjye, nk'uko twatangiranye teme ivuga ngo imiryango ifunguye. Njye Imana ntabwo yafunguye umuryango umwe, ahubwo yafunguye amarembo. Mbanza urugi yararukuyeho nkinjira wese. Icya mbere nagize urugendo rwo kujya hanze y'igihugu, ndashimira Imana ko nagiye rukagenda neza nkagaruka. Icya kabiri ndashimira Imana yuko nabonye perime muri uyu mwaka.
perime. Icya gatatu ndashimira Imana yuko uyu mwaka ariwo Imana yafunguyemo amarembo y'urugo rwanjye kuko nibwo nzakora ubukwe. Ni umunsi ukomeye ni umunsi ukomeye ku buzima bwanjye cyangwa se ku buzima bw'umukobwa uwo ari we wese cyangwa se umusore kuko niyo ntangiriro y'ubuzima bushyashya bwiwe bwo kurema umuryango we ku giti cye. Ntabwo mbifata nk'ibintu byoroheje. Narabatumiye ku rubuga mwumve nyabuna umuntu utari narabatumiye ku rubuga ariko nje no kubatumira turebana. Rooted yose bizanshimisha kubabona kuko biri mu bintu bizaba bigize ubukwe bwanjye nkishima kuko kumva mu rugo nirirwa ndirimba Rooted, uriya wacu tubana nkirirwa ndirimba Rooted arabazi. Iyo mvuze ngo ndajya muri Rooted bumva ko iyo gahunda itahinduka. So rero nimuzankoze isoni muzaze ababone. Ikindi ndashimira Imana ku bwa Daddy avuga yuko agiye kugenda yanditse SMS ndayibona numva nyine ko akundi ugira nk'ubushagari, numva nyine misengera akantu k'urumeze. Ndavuga wow, ku giti kimwe numva ndishimye kubera ko nzi ko kubaho utari kumwe n'umuntu wawe bimera, ariko ku rundi ruhande nanone numva ndababaye kubera ko agiye kudusiga. Kandi ikindi cyambabaje cyane nicyo mugenzi wanjye yakomorejeho hariya nuko atazantahira ubukwe. Nicyo kintu cyambabaje kurusha ibindi. Ariko yego kazaba gahari, nizeye yuko hazaba ari azabutaha kandi namwe muzaba muhari muzahagarara mu kigo cyiwe. Ndabamenyesheje 15 z'ukwa 12 hano hakurya i Kanombe. Noneho rero Daddy ngewe muzi nkigera hano wa mugari nanjye mbanza ari we muntu wa kabiri namenye. Umuntu wa mbere namenye of course no Oliver kuko ni inshuti yanjye, niwe wanzanye hano mubare ndashaka no gusengera, nzana hano ndahakunda ndakomeza ndasenga. Nyuma naje guhura na Naja ngirirwa umugisha, niwe wanyigishije inyigisho z'umubatizo, aranyigisha ndabatizwa. Kubw'amahirwe ngiye kubona mbona mbere na pere wo muri famille. Ndavuga ibi bintu ni byiza cyane, ntabwo ari yo famille nari navukiyemo, nari navukiye mu yindi famille ntibuka izina ryayo, ariko nyuma nyine tuza kubabura uko turekrama kenshi baza kutworienta muri famille igizwe na Jean na Faith. Akaba ari abantu rero nakundaga n'ubundi no mu buzima busanzwe. Ndashima Imana rero yuko Daddy nawe yakoze ubukwe muri uyu mwaka. Ari mu bantu bajyaga baduconfusing tukibaza se akundana na Mere, akundana na nandi, nyine ukumva ko wese buri bundi Daddy ajya abona umwanya wo gutereta. Ese nyine tubazo twinshi twamwibazagaho mwese muratuzi. Finally rero tugiye tubona ku kibuga cy'indege ngo ba tubona n'indabyo zanditse I love you, nibwo nari nzibonye. Shima Imana cyane yuko nyine nawe yabashije gukingurirwa ayo marembo. Kandi ikindi ndashima Imana muri uyu mwaka kuva najya muri Rooted, muri uyu mwaka nibwo hakozwemo amakwe menshi kuko ndumva hari n'umuntu wabimbajije muri administration ariko abagabo mubakura he? Nije aho bashakira abagabo n'abagore. Ndavuga ati zaradushakira nawe ntawe afite kuko icyo gihe yaratarabukora. So nshimye Imana rero ku bwa Rooted, muri umuryango mwiza, muri umuryango nkunda, kandi byose tubikesha ababyeyi beza. Ni ukuri nubwo ugiye kuri twebwe uzaza nimba tuzamwita second daddy, nimba sinzi ukuntu tuzamwita, tuzamwubaha, tuzamukunda nk'uko twagukundaga, ariko cyane cyane ntabwo twakibagirwa urukundo watugaragarije. By'umwihariko ngewe sinzi ukuntu mba mbona Daddy ni umuntu aho naba ndi hose niyambazaga nkabwa Daddy bigenze gutya, atazuyaje atanagize iki agahita akora icyo musabye. So rero biragora gutandukana n'umuntu nk'uwo nguwo, nubwo tudatandukanye burundu ariko aho agiye tuzamukumbura. Gusa nanone nagenda asanga urubavu rwe dore atazahengama. Muri ubwo buryo rero ngewe Daddy bitewe n'ukuntu nyine twabanye n'uburyo yambaniye, namuteguriye akampano gatoya kanjye ku giti cyanjye. Agahano gatoya. Daddy ni gatoya ariko ni mu bushobozi nari mfite nonaha kuko dusezeye vuba. Ndamupropose Daddy ushaka ugafungurire hano, ushaka ukabika ugafungurire mu rugo, nta kibazo rwose.
urashaka kukareba karuvate se ufora ndamuhemba impeta se impeta ngiye kumupropora kugenda yose namenya ari ibiki imodoka ndayakiri. Wow, yeah, so beautiful. ni agaporute kira Kari ifoto yanjye n'umugore wa yego ndabakunda mwese nugenda uzamutubwire ko tumukunda especially me ndamukunda cyane cyane nugera uzamudusuhurize iyo niyo mpano nyine nabashije kubona naguha cyane kabisa cyane ni sawa kuko ntago wata imfunguzo zawe ukoresha mu rugo cyane ni sawa. Iyi ni ki imodoka iyi ni ki n'imodoka nugerayo turayakire mu izina rya Yesu. Ishimwe ryanjye rero ryari iryo murakoze ngo gakwiye yemwe inbox imodoka ndayibonye ari cyo mutangaye ijambo mumaye ndashimira Imana cyane ko twageze hano twese twaba turi amahoro. Ndashimira Imana cyane ko uyu munsi ugeze. Njyewe ndi mu bantu bamenye ko azagenda mbere ya message yashyize muri groupe, ariko ndashima Imana ko yabikoze. Ndashimira Imana cyane ko yabikoze rero. Njyewe cyari icyifuzo cyanjye narabisengeraga buri munsi, ndashima Imana ko yabikoze. Njyewe kwinjira muri Rooted rero yari coincidence niko nabyita, kuko njyewe naje nje kwiga umubatizo nsanga bicaye muri classe ngira ngo nibo twiga. Ndagenda ndicara batangiye kwivuga mara nta kintu cyo kubatiza bari kuvuga. Bahita bambwira ko ari famille, nabati rero na famille ngira ubwo muhite munyadopta uko nta kundi kankomeze njye kwiga umubatizo. Inbox rero kuva nayinjiramo njyewe yambereye umugisha no famille cyane kuno sinavuga ko buri wese afite uburyo yambereyemo umugisha, ariko kwa kuno munsi twawuhariye Daddy niwe ngiye kuvugaho. Njye Daddy yambereye umugisha ku giti cyanjye, yarankunze arabinyereka, akunda n'umuryango mvamo. Abenshi murabizi ko narwaje mama wanjye igihe kinini. Daddy n'abandi bantu muri famille yashatse imodoka, ashaka essence, tuva hano tujya i Kayonza, ajya gusura mama wanjye, ajya kumusengera. Imana irabikora arakira, anasubirayo mu rugo still gushima Imana. Ntabwo rero umuntu wagifata urugendo rwo kuva i Kigali kujya i Kayonza inshuro imwe inshuro ebyiri agiye kureba ababyeyi bawe ntacyo mupfana kindi cy'amaraso, wenda ko nicyo abantu dukunda kwitaho cyane, ngafata uwo mwanya ajye kureba famille yawe ataragukunze cyangwa atari uko agufite ku mutima. Njye rero byankoze ku mutima, numva ndamukunze birenze uko njye nabivuga, kuko njyewe iyo umuntu ankunze ariko noneho abanze kunkundira w'umuryango birandenga. Rero ndamushimira cyane ko yankunze akankundira umuryango, kandi nanjye mupromisinze kuzamukundira umuryango, kuko ubu ntago akiri umwe, ni babiri babaye umwe, bagiye gufominga umuryango. Tujya dukunda kuvuga ngo kure y'amaso ntabwo ariko kure y'umutima. Bazahora ku mutima wanjye, bazahora ku masengesho yanjye, no ku bukwe bwe nubwo uri mu diaspora njye nzagutwerera, nubwo ndabizi ko nta mafaranga nzamurisha ariko nzagutwerera, uzahora ku mutima wanjye pe. Rero no munsi sinagenda ntagushimiye cyane 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 ko wambaye hafi igihe nabonaga byagoranye. Hari ibintu byinshi yagiye amfasha ntabasha kuvugira aha ngaha, ariko ndashima Imana ko yamumpaye. Mu gihe yari aha ngaha yambereye umugisha, ndabishima Imana.
ndabishimira Imana rero nanayisaba ngo aho igiye izaguha umugisha, izaguha abantu bagukunda nk'uko twagukundaga, ko kujya mu gihugu gishyashya ntabwo biba byoroshye, abantu bashyashya, Imana izaguha amaboko nk'ayo wari ufite ahangaha. Natwe turi ahangaha tuzakomeza gusengera, twizeye neza ko nta refite tugiye kubona muri gurupe, uracyarimo, uracyari muri rooted, turacyagufite mu buryo bwose. Imana izakugenda imbere, aho bizashoboza kuwa kane tuzazinduke tujye kumuherekeza mu gitondo. Abo byakundira saa 12 kuwa kane twahurirayo. Ibirenze kuri ibyo ngibyo, turagukunda cyane, I personally ndagukunda cyane cyane pe. Imana ibahe umugisha. Iminsi neza nta kibazo. Ikindi kintu nshimira Imana nyine ni ku bwanjye, Imana kuba ikindinze tukaba tugeze muri uku kwezi nta kintu kiraba nyine kibi ku buzima bwanjye, izina ryayo ntihabe icyubahiro. Ikintu nyine ngiye navuga kuri peri wanjye, yambereye umugisha, bashobora kuba wenda nyine atabyibuka cyangwa iki, njye nyine twamenyanye nyine narabatizwa, sinzi niba ubyibuka. Muri make nyine twamenyanye narakira Yesu n'umwami n'umukiza, nyine ndaza akajya nyine adufasha kwiga birarangira. Ariko nyine ikintu cya mbere cyanshimishije, hari ukuntu nyine abantu baba baje kwiga umubatizo mugakora amagurupe bigahita birangira aho ngaho, kuko tunabatizwa ngira ngo ntabwo twari twarakozwe, ntabwo bari bataraduha amafamiye. Akajya akomeza amvugisha nyine anyigisha inzira za gikristo n'ubundi, kuko n'ubundi twari twaramaze kubatizwa. Ikintu nyine cya mbere mushimira ni uko nyine bitarangiriye aho ngaho ku mubatizo, njye nibwo bwa mbere umuntu yaranyandikiye ambwira ijambo ry'Imana pe. Abandi nyine hari ubwo mumara kubatizwa bikarangirira aho ngaho, mukajya muhurira hariya muri compound z'urusengero mugahoberana, nyine nta muntu ukibuka undi. Ariko nyine ndashima Imana ko wakomeje ukangisha inzira nziza, kandi n'ubu nyine nkaba nizirimo aho ndi ubu ngubu nyine mu rusengero. Ama event yose nkora aciye mu ijambo ry'Imana cyangwa byo mu rusengero, iby'imbere ngo ni ukubera wowe ko wakomeje kugenda unyigisha inzira za gikristo, ndabigushimira. Ikindi nyine nshimira peri ni ukuntu naje muri rooted, haba ari na Mary, nibwo bwa mbere nyine ngiye, niba ari ukubana n'abantu b'abapagani cyangwa iki, nyine ntabwo ngiye umuntu ajya ubundi umuntu anyandikira afite ibyo agiye kumbwira biri aho ngaho. Ariko ababyeyi banjye bo muri rooted bajya banyandikira bansuhuza iki, ngiye mbere bajyaga banyandikira nkagira ngo wenda bashaka kugira bambaza ibintu nk'ibyo nyine nkabinofiya. Ariko nyine ndashima Imana ko nabo banyigishe inzira nziza zo gukeyaringa abantu bose, kandi atari ibyaha gusa nyine muri church na behind of church nabikora. Hanyuma ikintu nakubwira kwanjye, may Lord be with you, ndagukunda kandi nzahora nkukunda. Imana izabane nawe kandi neza wanjye nzabikwishyura. Urakoze. murimo murabeshya. Imana ishimwe. Nanjye ntabwo nareka kugira icyo mvuga kuri pere, nubwo atari byinshi, njye ntabwo nabeshya, ariko ntabwo nabura ikintu nyine gitoya muvugaho. Ariko mbere y'ibyo byose ndabanza gushimira Imana cyane cyane kuri theme twatangiranye umwaka ya open doors. Ntago maze imyaka myinshi muri Foursquare, ariko ni ubwa mbere batubwiye theme, noneho nanayireba nkabona koko uko babyitiriye umwaka niko biri kugenda. Ntago nabeshya pe, uretse nanjye no ku bantu benshi uyu mwaka wabaye umwaka wa open doors. Wowe ushobora guha intumbero ko open doors bashatse kuvuga ari ikintu gitumbagaye cyane, ariko mu by'ukuri ikintu cyose cyafungutse nyine n'umutima wawe ubwawo warakubwiraga ko it's an open door. So ndabishima Imana cyane. Ikintu navuga kuri pere, ikintu mwibukiraho ni kimwe nyine, bwa mbere tuvugana, njyewe naje muri Foursquare nyisoza senior 6, ndibaza ari 2021 covid ivuyemo. Noneho njyewe mu buzima bwanjye ubundi ukuntu meze, wenda njye ngaragara nk'umuntu ucecetse,
ariko wenda ku bantu bazi umuntu uzi wenda nyine niwe wakubwira uwo ndiwe. Rero ntabwo nkunze kuba open cyane ku bantu, nubwo ndi muri Joyous mazemo imyaka igera kuri 5, hari umuntu wambaza rwose akanyoberwa kandi ndirimbana n'abantu ndi imbere, so kumenya ngiye biragoye. Pere bwa mbere nyine umunsi umwe nari nazamutse hariya, sinzi umuntu nari merekeje, noneho ngiye nkunda amagambo meza pe, sinzi namwe niba ariko mumeze, nkunda umuntu umbwira akantu nkunda umuntu umbwira akantu keza. Noneho icyo gihe Pere yarambwiye ngo urabizi ko uri mwiza. Hoya nyine njya ntekereza ko oya yaramvuye ariko kubera ukuntu njyewe ukuntu nabitekereje kubera ko oya iyo usa ngo intentionally oya reka njyewe nyirabyo ngiye mbivuge sibyo, ni ukuvuga ngo intentionally yaza kuba yarashatse kuvuga icyo mwebwe muri gutekereza yari gukomezaho, ariko ni ukuri wapi pe, nabyo bambi, ahubwo kubera ukuntu ari social niko kuri kubera ukuntu ari social ahubwo yararebye uburyo ki mujye mutekereza inshuro nyinshi, yari ukugira ngo wenda amvugishe kuko ngenda umuntu ucecetse. Hanyuma icyo nicyo nashatse kubabwira nyine bwa mbere, nyine nicyo kintu yambwiye, kandi ikindi njye nkunda amagambo meza pe, ndayakunda. Noneho ikindi gihe nari ndi muri church ariko nta famiye mfite, banavuga ngo abantu basigare tubahe amafamiye, ngiye nkakwepa rwose. Hanyuma ariko icyo gihe ndabyibuka najyaga numva rooted family, noneho nari abantu barimo cyane ko harimo inshuti zanjye Scovia, Ruben, Annette we nari naramenya ko arimo na Sam. Noneho nkanareba ukuntu muryoshye muri vibes, nkavuga ni nanjye nzajya hariya hantu, ariko kubera ukuntu bijya bingora cyane kwisanga nyine mu bantu benshi, nahoraga mbwira Pere nzaza muri famiye yawe, akambwira ngo uzaze kwa kabiri tukwakire, kwa kabiri hagira sinzi. Noneho biza kugera igihe niba yarandambiwe namubwira ndashaka kuza muri rooted family, arambwira ngo rooted yaruzuye ngo nta bantu dukeneye, so ego bambi none ariko nawe uri mwiza. Noneho umunsi umwe ndamubwira ndashaka kuza muri rooted, mbona aranyakiriye nyine anshize muri famiye, mbonye kuko nyine ubwo nabwo nari maze kwicara nitekerezaho, mwa bantu mwe mujye mwicara nyine, narebye ukuntu abantu bari gupfa ndaje ndavuga ariko se njye nzashingurwa nabi iwacu gusa nyine, icyo n'ubundi niho tugana, it's okay. Urupfu rw'umukristo ni ukuruhuka. Noneho naje ndavuga nti umuryango wanjye kandi babona nzinduka njya gusenga, ndavuga biragaragara nabi. Hanyuma ndashima Imana ko mwanyakiriye muri umuryango mwiza, na Mere ndamushimira. Nyimureba bwa mbere ngiye naramutinyaga, ariko ari down kandi avugisha abantu benshi uko agaragara, ntago ariko ari, kandi ibyo turabimenyereye. Hari ukuntu nyine umuntu akwegera akakubwira ngo, cyangwa ukajya kubona umuntu arakubwira ngo runaka aravuze ngo urasuzugura, kandi runaka atarigeze anakuvugishaho. Hanyuma ikindi navuga kuri Pere, ntago namuvugaho ibintu byinshi, ariko ikintu namuvugaho kandi namwe ngira ngo mufate nk'isomo,
nujya ureba umuntu bamuvugaho ibintu byiza ujye wicara wowe usubire inyuma ngo ese iyo aza kuba njyewe, iyo aza kuba wowe abantu bari kuba bicaye bari kuguseza. Niba ari byiza it's okay ni byiza nyine. Icyo mvuga wowe wirebe wisuzume, icyo mvuga tujye twigira ku bantu. Urabona ku cyumweru basenze ngira ngo mwarabibonye, urabona uramutse ugiye byahungabana mu ikanisa bakajya imbere. Ntabwo ari biterwa n'icyo ukora kuko nawe ndibaza yaraje nk'uko natwe turi. It's okay. Ndi kuvuga ni wowe niba wireba ukabona byahungabana nyine, ukabona wabona amagambo meza bakuvugaho, it's okay ni byiza, ariko nanone niba wireba ukabona ntacyo biguha isomo nyine. So yampaye isomo mu buryo bwose, kwiga kubana n'abantu neza, gukunda umurimo w'Imana, ibindi murakoze. Imana iduhane umugisha. mureke dushyire umutima hamwe. Ndabashimira mwese nka Rooted, ababonetse n'abatabonetse ndabizi ko babishakaga. Ndabashimira mu izina ry'ababyeyi, mu izina ry'urusengero. Ndabashimira kubw'ubuhamya bwiza mutanga, kuko Rooted ntabwo ari yanjye na Jean. Rooted igizwe njyewe na Jean nawe. Impamvu nashyizemo izina, wowe wiyumve ku giti cyawe, waba umaze igihe kinini muri Rooted twaratangiranye, waba waraje ejo, twese turangana kandi turabakunda. Rero Imana ibaho umugisha ku ruhare buri muntu wese agira. Mbanje kubiseguraho, abantu benshi bakunda kuvuga ngo kutwirukana, ngo kurefutinga muri groupe, nta nyungu njya ngira cyangwa nta nyungu tujya tugira iyo dukuye umuntu muri famiye. Biba byambabaje cyane kuko mba nagerageje uburyo bwose bushoboka. Utavuga kuri famiye, nakwandikira inbox numusubize, naguhamagara ntunyitabe, kwezi kukarinda gushira. Rero akenshi mu cyongereza baravuga ngo silence means something. Rero ngerageza uburyo bwose nagufasha. Wenda ushobora kuba utabivuga ko ushaka kuva muri famiye, nkabigufasha, ariko iyo uje ugasaba imbabazi, nta kibazo mufitanye nawe pe. Nta muntu n'umwe ndajyana ikibazo muri Rooted, nta n'uwo nteze no kukijyana nawe. Mwese ndabakunda, yaba abo twakuye bamwe turavugana, kandi ukumva twese turanyuzwe, kugira ngo twese dukomeze dukiranuke. Rero kubakuramo ntabwo ari ukubanga, ni ukugira ngo tugire family active. Niba turi intangarugero, nimubizi ko turi intangarugero se? Ntabwo ari ukwishyira hejuru. Uramutse uvuze kwishyira hejuru waba uri mu yindi famiye. Rero kuba iryo zina ryose ryaranditswe wenda muri Foursquare, ntabwo byagakwiye kuduha imbaraga zo gusubiza famiye inyuma, ahubwo twakwiye gukora cyane kugira ngo dukomeze nyine dukore ibikorwa byiza biranga famiye nziza. Gukundwa si bibi, sibyo ra? Kuba badukunda ntacyo bitwaye, kuko ndakeka ko namwe muri mwe hari abantu bajya babwira ngo turashaka Rooted. Rero twe dufite amahirwe yo kuba tuyirimo, ntabwo twagiye dutoranya abantu nk'uko abantu babitekereza. Twese duhura duturutse ahantu hatandukanye, ariko tugasanga abavukanyi bacu cyangwa abo tuvukana bari mu murongo mwiza, natwe bikadufasha. Aricyo nshishikariza n'abantu bashyashya n'abandi bazaza tuzabibabwira, ariko natwe abasanzwemo dukomeze kuba ntangarugero. Niba bakajya batuvuga neza hanze, natwe ubwacu bitameze neza. Niba uzi ikintu kibi, nanga kumva hari umuntu bashobora gutaka kandi nawe mu mutima ati barambeshyeye pe. Bajye bavuga ati Rooted family ni nziza, nawe bihamye neza ati ndabizi neza ko turi beza. Ikindi navuga, Dady ndaza kumuvugaho nyuma. Imana imbabare mbivuge neza nk'uko mbishaka, cyangwa Imana uko ibishaka ariko bigenda. Ndabasabye kugira ngo tuzakomeze tubane neza. Oh my God. Nutarira ntuvaho. Dady haguruka ujye koza umufasha. Dore agaseriviyete ngari amarira nayo ngaya ntakije pe. Yategereza mwegereye gutya. byamisha.
ndabasabye kugira ngo tuzakomeze tubane neza mu buryo bwose bushoboka, uko twajyaga dufashanya nk'umuryango, tuzakomeze tubane neza. Hari ijambo, Imana we, hari ibintu bajya bavuga iyo turagusohora Mureba hari ibintu bajya bavuga iyo umuntu ntabwo ngiye mupfushije aragiye nyine agiye kure, iyo umugore apfushije umugabo apfakaye, iyo abana bakuze ajya ashima Imana ati ngo nari nzi ko ababyeyi bari hano bashatse barabizi, njye ntabwo ndashaka ku bantu bashyashya single, bajya bavuga ngo ndashima Imana ko ngejeje abana, batavuze ngo barezwe n'umugore. Iryo jambo iyo barivuze ntabwo mbafata nk'inshuti zanjye, ntabwo mwabyumva. Iyo nandikiye umuntu inbox biranshimisha kurusha uko nandika ku rubuga, kuko ntekereza ko nta muntu tutaravugana inbox, mwese uko muri hano uko mungana mwese, yaba bari hano n'abari hanze, ntekereza ko nta muntu narandikiye inbox. Kwandika ku rubuga akenshi akaba ari ukugira ngo nyine dutarame tuvuge, ariko iyo mwandikiye inbox nkamenya uko mumeze nyine biranshimisha. Niba uzi ikintu cya mbere kiryoha no kugira inshuti mu rusengero, umuntu ukugira inama, hari umwe ijambo ugasohoka hano. Hari umuntu ngiye mamaze umwaka umwe n'igice 2, numva ko nanjye ngiri mushyashya. Rero muri inshuti zanjye cyane, tuzakomeze kuba inshuti, nanjye nzagerageza uko nshoboye mbabere mwiza, kuko n'ubundi dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Ibyo mwavuga byose nta na kimwe nshoboye, ni Imana nyine ibimfashamo kugira ngo twese tubashe guhuza, kubwira umuntu akakumva mukumva ibintu kimwe. Njya nkunda kubona iyo twagiye mu birori runaka, iyo twahuje gusenga, iyo twagiye guhemba, iyo twagiye mu bukwe, uwagize ibyago tukamutabara, biranshimisha kandi ndabizi ko namwe bibashimisha iyo muhuye. Rero ikintu ushaka kuvuga, ngiye kuvuga kuri Jean. Nari mvuze muri Rooted bisanzwe, ariko ngiye kuvuga kuri Jean kuko uyu munsi nuwe, ndetse niwe munsi twari gusengaho nka famiye. Ndashima Imana ko nahuye na Jean. Ndashima Imana ko nahuye na Jean. Ndashima Imana ko nahuye na Jean niza muri Foursquare. Nari mvuye kwa muganga, twari tuvuye mu Buhinde, nibwo nafatishije nyine Foursquare nyine nkahita nza, ubwo naraje imbere mama ukwezi kumwe mama ajya kwivuza, agarutse nibwo naje mu rusengero neza, nkajya mbona nimero trendinga kuri screen, mfa kuyifata ntabwo nzi ko ari Jean. Ni uko nkuko yandikiye Jean, mbega nijye hahise uzi ikintu ngiye kumubaza, sinzi, mpfa kuyandikamo, nanditsemo na Foursquare. Ntabwo nari nzi Jean, nanditsemo Foursquare gusa. Nari narajya no muri komiti, iyo ari yo yose. Hashize iminsi niwe wari uri muri komiti y'urubyiruko, I think. Ngiye kubona mbona mbaye Mary wa Rooted. Rero nuko twakomeje gufatanya, namumenye cyane muri Rooted. Mumbabarire abantu barimo kuganira, mfite iminota mikeya. Jean namugiriyeho umugisha, yatumye menya itorero cyane, nanjye nari mvuye ku ishuri. Yatumye menya itorero cyane, ayigisha ibintu bigiye bitandukanye. Njyewe ntabwo yayigishije umubatizo, nyine twahuye gutyo gusa.
dufatanya muri rooted. Niba uzi ikintu kigora cya mbere ni ugukorana n'umuntu. Urabona siso uri gucongera nyuza urukero niko byita, kuba hamwe hazamutse ahandi hakamanuka. Ntabwo yamvunishije, ni umuntu ni wa muntu mujyana ntagusige, mwasangira ntagucure, reka mbivuge gutyo. Ndashima Imana ko twafatanyije muri uru rugendo cyangwa muri famiye. Aranduta, yaranyigishije ibintu byinshi umuntu yamwigiraho. Ni urugero rwiza pe, yaba ku mukobwa yaba no ku muhungu. Kamikazi nabivuze neza, nari kuza kubivuga. Ntabwo nujya wumva bavuga umuntu gutyo, ujya nawe wisuzuma mu mutima wawe. Jean afite uko abigenza, nawe uko umeze, either introvert cyangwa extrovert. Nyine imiterere y'umuntu wese aba afite ukuntu yakorera Imana. Turi urubyiruko, hari byinshi biturwanya, hari byinshi bitugora, ariko muri ibyo byose umuntu aba akwiye kwishakamo imbaraga zo kugira ngo abe uw'umumaro mu gihe cye, abe uw'umumaro ahantu hose ari. Kuza muri rooted, ntugatekereze ko muri rooted utekereje kuvuga ngo reka njye hano kubona aderesi. Ndabingize muzanabyikure no mu mutwe. Uzahora uvuga ngo muri rooted mpazanye iki, niye innovation ngiye kuzanamo. Nta muntu urazana igitekerezo ngo tugishyire hasi cyangwa tugicubye, ahubwo ujye ugerageza kugira ngo ube umumaro ahantu hose, w'umumaro. Ndashima Imana ku bwaje, ndishimye pe, ndishimye kuba agiye gusanga uwo akunda, kandi uwo ukunda ujya umufasha kugira ngo agere ku byo akunda. Nanjye ndamukunda. Ndashima Imana ko yabaye umumaro mu gihe cye. Kuba abantu bose bamuvuga, nizera ko nta muntu wagira ishyari. Uramutse urigize yaba ari ryiza kugira ngo nawe bikumotive kuba wakora neza. Ndashima Imana ko Imana yamuhaye viza. Ubushize abimbwira, iyo abimbwiye buri munsi umutima wanjye ugashyuha, kugira ngo tuzagumana, kandi ahora ashoka ngo turi kumwe. Iryo jambo yarimbwiye ndaseka ati murakoze, bavuga na Semungu murakoze. Naramwe ngo nanjye bazanjyana, nyine ubwo duhurirayo. Rero Imana imuhe umugisha. Sinzi pe, ndumva akiri hano, simbizi, gusa tuzagwerekeza, abazashobozwa tuzajyane. Ndamukunda, zadusurize Sylvie, tuzamubwira ngo atugufatire neza. Afite uruhare runini muri Foursquare cyangwa muri rooted, atwaye rooted nyine. Tuzagukumbura. I love you. So ntabwo nshaka gukomeza kwizimba mu magambo, reka nawe ahita akomerezaho. Dufate akanya ko gusenga, turamusengera ndetse nawe adusengere, si byo byiza? Kugira ngo twese imigisha tuyigabane. Imana ibahe umugisha. Hanyuma y'ibyo mwavuze mwese, sinzi ko biri bworohe kugira icyo ndenzaho, ariko as always just ni ukwifuza ko dukomeza kuba turi cheerful, duseka, twishimye, tunezerewe nk'uko twabikoraga na mbere hose. Ntabwo twenda kurira ngo wenda hari igikomeye cyabaye. Amarira yanjye icyakora yaragorana, ntabwo mwayabona. Mwayategereza mukayabura, ariko si ikibazo cy'uko adahari, ashobora kuboneka, ariko mwayishyura cyane kugira ngo aboneke aragorana. So ariko ndabashimiye, nicyo cya mbere cyo kubabwira nka rooted family. Muri umuryango mwiza umuntu wese yakwifuza kubamo, muri umuryango mwiza umuntu wese yakwifuza kubera umubyeyi. Nanjye nubwo nabaye umubyeyi, navuga yuko byinshi twavuga muri rooted family byabaye ni mwe mwabigizemo uruhare rukomeye kuruta uko naba narabigizemo uruhare. Rimwe na rimwe navuga ngo nta kidasanzwe nakoze, ariko ibyo mushobora kuba mwarabonye mugatekereza ko bidasanzwe kuri mwebwe, Imana ibishimirwe. Yesu ashimwe. Ndabanza gushima Imana rero ku bwanyu yuko
mwabaye abana beza, mwabaye umuryango mwiza, mwitwaye neza. Ntabwo nigeze numva inkuru zanyu nyinshi, nubwo ntajya nkunda kumva amakuru cyane, ariko hari igihe numva amakuru y'abasinzi basenga, y'abasambanyi basenga, y'abantu bene ibyo bintu, kandi nari niteguye ko iyo mbyumva rwose nabikuza nkakwigira nkanagukubita niba ari ngombwa, sibyo? Ibyo byo nari mbyiteguye, ariko amahirwe nuko ntabyo numvise. Rero kuba ntarabyumvise ni ukuvuga ngo usibye kuba turi umuryango gutya, no hirya biragaragara ko mufite uko mwirinda, kandi aho muba mwirinda niho hakomeye cyane kuruta hano duhurira, sibyo? Aho muba mwirinda biragatsindwa kumva ngo umwana wo muri Rutedi yatwaye inda y'indaro, biragatsindwa kumva ngo umwana wo muri Rutedi yagiye mu kabari arasinda, biragatsindwa ntibikabeho, sibyo? Kandi rero mu urubyiruko nk'uko turi muri ino myaka yacu, nibyo bintu biba bidutegereje, sibyo? Nibyo bintu biba bidutegereje. Usanga hanze aha ngaha bene ibyo ngibyo, wenda abantu babaye abanyabwenge cyane, ntabwo nta muntu ngira ngo ahari ushobora gutwara inda, ariko rero ndizera neza, ndashidikanya yuko mwabaye abana beza mu buryo bwose, aho twabarebaga n'aho tutabarebaga. Kandi aho tutabarebaga niho mbashimira cyane, aho twabarebaga nyine twarabarebaga, twarababwiraga, ariko aho tutabarebaga nizera neza ko mwabaye abana beza, n'abandi benshi barabivuga, sibyo? Icyo ni kimwe mu byo mbashimira, kuko umuryango nta muntu wakwifuza kugira umuryango urimo abana bananiranye, sibyo? Rero kuba mutarananiranye, mukaba abana beza, mukaba umuryango mwiza, mugakundana, kuko akenshi mwanakundanaga ndahari, amafoto mwayafashe, mwagiye aha, mwahuriye aha, akampamagara ati Rutedi tuyisanze aha, muri mu nama y'ibunaka, nkumva ngo Rutedi turi kumwe turi batanu, mwagiye muri korali muri Rutedi, mwagiye hehe muri Rutedi, muri mubana ziri muri Rutedi, ahantu hose ugasanga Rutedi ifite ukuntu ihari, wagira ngo wenda twabatumye twoherejeho nk'itsinda ry'abantu rigiye kurebayo amakuru, ariko ugasanga buri hantu hose hari itsinda ry'abantu runaka, nibura ugasangamo abarutedi 2 cyangwa 3. Ibyo bintu byaranshimishaga. Ikindi mbashimira gikomeye ni uburyo hafi ya mwese nta muntu ngira ngo wabaye umunebwe mu nzu y'Imana. Mwakoze ibintu byinshi, najyaga nkunda kubibabwira buri gihe, nkababwira ndashima yuko naje mu materaniro, nkabona mu materaniro ya mbere harimo Scovia ntiyaje, harimo Annette Kabebe akunda kuba ari mu materaniro ya mbere, ari mu kuririmba, harimo Winnie, harimo umukobwa wanjye hariya Kami, mushobora kubifata uko mushaka, ariko reka mbasobanurireho gatoya. Burya nubona ikintu cyiza ujya ucyapuriciatinga, ariko nanone hariho nk'uko yabivuze, kuri njyewe umuntu wese nshobora kumureba nkamenya ikiri buze gutuma nibura dushobora kuvugana, sibyo? Ntabwo ari ukuvuga ngo ndabyirata yuko nashobora kubigira gutyo, ariko nibura nshobora kureba umuntu nkavuga ngo uyu muntu ndi buze guhera he mvugana nawe, kubera impamvu imwe cyangwa indi. Bishobora kuba ari ikintu Imana ishyize ku mutima ngomba kumubwira. Ntabwo ndi umuhanuzi by the way, tugira ngo wenda ngo hari ubuhanuzi Imana yampaye ngo ngiye kubwira umuntu runaka ngahera aho ngaho. Ntabwo ndi umuhanuzi, ariko nyine hari igihe biba ari ngombwa kugira ngo umuntu umubwire unamwappreciating. Hari igihe usanga umuntu akora ibintu byinshi bikomeye, ariko ugasanga nta muntu umwappreciatinga, nta muntu umuvugisha, nta muntu ugira ute. Ibyo bintu ubonye umuntu nk'uwo nguwo ni byiza kumwegera ukabimubwira, ukamubwira ati ibi n'ibi ni byiza kubikora, sibyo? Rero Kami yazaga muri korali, urumva yari n'umwana, akaza akaririmba, yamara kuririmba agataha, rimwe na rimwe ku mugani we agaherekeza bagenzi be bakaza kwifotoza hariya hejuru, hari nka studio ya nyuma y'amateraniro, abantu bakifotoza. Noneho ukabona ntabwo yifotoza, yicaye nka hariya gusa ategereje ko bagenzi be bafotora bakagenda. Nta nubwo abwira na photographe ati ngiye wamfotoye pi, ese uyu mwana noneho tuzamugira dute? So rero niyo mpamvu ngira ngo ushobora kuba narabibwiye uriya cyangwa narabibwiye n'abandi benshi muri mwebwe, nta zindi nyungu zo ku ruhande zari zirimo, ntazo pe, ntazo, kuko iyo ziza kubamo ku mugani wiwe ntabwo najyaga guhagarariraho. So nashaka kubabwira rero yuko mwabaye umuryango mwiza, nicyo cya mbere nari mpereyeho. Ntabwo mwigeze mudukoza isoni nk'ababyeyi ba Rooted Family.
ikindi ni ukubashimira cyane nyine ibihe byiza twagiye tugirana. Sinzi ko nashobora kugenda mbirikoringa byose uko byakabaye. Iriya message nshyize kuri rooted nonaha mu kanya niyo ya mbere ngira ngo twaganiriyeho umunsi wa mbere duhurira muri class hariya, turi gushaka kugira ngo famiye tuyihereze umurongo. Icya mbere twari twaravuze ko dukwiye kugira morale kugira ngo tube tubohotse, sibyo? Kugira ngo umuntu abe muri famiye ariko abohotse, ntube muri famiye umeze nk'umuntu uboshye, ntube muri famiye umeze nk'umuntu ufite ibibazo runaka byakurenze, udafite umuntu wo kwegera, udafite umuntu wo kubwira, kubera ko icyo kintu twatekerezaga yuko rimwe na rimwe hari igihe usanga umuntu yarakijijwe, usanga umuntu ari mu nzu y'Imana ariko akabaho nk'udafite abantu, sibyo? Rero kimwe mu bigaragaza ko ubayeho nk'udafite abantu ni uko utagira morale. Ntibagutera urwenya, ntibagusereza, nta muntu ukugira ute, at least nuko turahura tugaserezanya ibyo bintu ni byiza cyane, sibyo? Rero twari twarabishyizeho tuvuga ngo dukwiye kugira morale, mwagiye mugaragaza ko mufite morale duhari cyangwa tudahari, sibyo? Ikindi twari twaravuze ko dukwiye kugira urukundo, tugakunda Imana ariko kandi tukanakundana, sibyo? Iminsi myinshi twagiye dutegura yo gusenga, yaba ari abantu bakeya cyangwa se ari benshi, yose mwagiye mwitabira kandi mugakunda ibyo bihe byo gusenga, sibyo? Kandi turashima Imana ko Imana yagiye ikora ibintu byinshi twagiye tugenda tubibona, sibyo? Muri Rooted Family ngira ngo niyo famiye ya mbere yashinzwe, uwo munsi yashinzwe kuri weekend ikurikiye turashyingira, ndibaza twashyingiye umugeni guhera icyo gihe kugeza uyu munsi turacyashyingira. N'abandi mwese musigaye mutari mwabona abafasha banyu, abo muzabana, turabizi neza ko barahari, bishobora gutinda kubabona ariko barahari, sibyo? kandi barahari beza b'umugisha, muzababona. Mushobora gutinda kubabona ariko muzababona, igihe muzababonera muzanezerwa, muzamenya impamvu byatinze. Nibitinda ntacyo, turasenga kugira ngo babe grace ya speed, byihute, baze bihuta, ariko uko byagenda kose turabizi neza ko bizagenda neza. Rero mwagaragaje urukundo rudasanzwe mu muryango, ndabibashimira. Mwarakundanye hagati yanyu, mwaradukunze nk'ababyeyi mukabitubwira, nubwo nyine hari igihe twajyaga tubakura muri famiye ariko bwabaga ari uburyo bwo kugira ngo tubabwire ngo ntabwo ari byiza, ariko nanone niba uri mu muryango utagize icyo umazemo, birumvikana nta muntu ushobora kubyara umwana ngo amute. Abo twakuragamo nanone ku ruhande twasubiraga inyuma tukajya kubaganiriza, rimwe na rimwe tukababaza byagenze bite, kubera iki bimeze gutya. Bamwe bakaba open bakatubwira bati rero turi busy, ntabwo dufite umwanya wa famiye. Tukabyumva tukavuga duti nta kibazo, natwe ntituguhatira ibintu utarimo, aho kugira ngo ube mutabirimo, tafazari waba ubivuyemo ukigendera ku ruhande, nibyo byiza kurutaho. Rero ndabashimira ko mwakundanye, mwagiye musurana, twaba duhari twaba tudahari, mwagiye musurana, mwagiye muhana impano. Hari umurimo ukomeye twagiye tubahereza tubabwira ngo ufate twin wawe umuhe impano, umunsi wa birthday yiwe uzirikane. Abantu barabikoze ku rwego rudasanzwe, sibyo? Mwarabikoze ku rwego rudasanzwe. Clement na Olive ngira ngo bakoze ibintu bidasanzwe, bagiye bahana impano muri picnic n'ahandi hose, n'abandi benshi, n'andi ma twinhood ngira ngo mwagiye muhana impano ku rwego rukomeye. Ariko navuze abo bombi kubera ko babikoze muri rusange. Navuga Scovia Mutesi, dufite ba Scovia babiri, Scovia Mutesi na Scovia Kayitesi. Scovia Mutesi na Nyenyeri ejo bundi nabo bahanye impano, bakorera na surprise. Ibyo bintu ni ibintu bigaragaza ko mwakundanye, sibyo? Ni ibintu bigaragaza ko mwakundanye kandi mukomeze gukundana, sibyo? Mukomeze gukundana. Ngewe nshobora kutagira ku bantu bose, ariko abo ntazageraho ukabageraho, ni ukuvuga ngo urwo rukundo nirwo dushaka ko rugomba kubaho, sibyo? Ushobora kutabohoka ngo unyisanzureho umbwire ibintu byose, ariko nibura ukaba ufite umuntu umwe runaka uvuga ngo uyu muntu ibintu byose nshobora kuba nabimubwira. Turi urubyiruko, bamwe muri twebwe baratereta bakangwa, ukeneye umuntu ubwira yuko bakwanze, sibyo? Ushobora guteretwa ukabona umuntu waguteretse ntabwo biri kuvamo, ukeneye umuntu ubwira ko bitari kuvamo.
sibyo? Ukeneye umuntu ubibwira kubera yuko natahaba muhagira umuntu ukurikira Mariya ataza kuririra hirya. So nashaka kubabwira rero yuko ukeneye umuntu wo kuganiriza ukamubwira, si ngombwa ngo abe ari dadi cyangwa abe ari mami, uwo ari we wese apfa kuba ari umwe muri twebwe, umuntu wisanzuyeho, umuntu wiyumvamo, ukamubwira mukaganira, mugasenga, mukagirana inama, kubera ko iyo utagize umuntu nk'uwo ujya wisanga uri gufata ibyemezo bitari bikwiye kuba bifatwa, sibyo? Uri gufata ibyemezo ingewe ibintu bivuyemo, bamwe bakajya kwa makuza bagasimbuka inzu, bandi kubera yuko gusa ari kuvuga ngo yabuze umuntu ujya si wo kubwira, sibyo? Rero mukomeze mukundane, ntihakagire umuntu utekereza yuko adafite umuntu wo kubwira. Niba twini wawe utamwisanzuyeho, egera mami. Niba utamwisanzuyeho mami, nyegera. Niba utamwisanzuyeho, reba undi muntu uwo ari we wese nashaka ko atari twini wawe. Icyangombwa ni uko ugomba kugira umuntu nibura wisanzura ukavuga ati uyu muntu ndamuganiriza, mubwire, wumva ubohotse, sibyo? Kubera ko muri Kristo nta mpamvu yo kwigunga. Hari akaririmbo twajyaga turirimba kera ngo nubwo ndakaririmba mu buryo butari sawa cyane, ariko twajyaga turirimba ngo Yesu yarishyuye, nta mpamvu yo kuganya. Yesu yarishyuye, nta mpamvu yo kugira gute, nta mpamvu yo guhangayika, arayizi. Yesu yarishyuye, nta mpamvu yo kuganya. Yesu yarishyuye, nta mpamvu yo guhangayika. So nuko iyo ndirimbo yari imeze. Ni ukuvuga ngo rero ibibazo byose waba ufite, intambara zose waba uri guhura nazo, twavuze ngo twubatse umuryango. Ni umuryango wo kugira ngo ubone umuntu nibura umwe gusa ushobora kuba uri hafi yawe, ariko nawe ugire uba uri hafi yiwe, sibyo? Ntushake gusaba kuba hafi, nawe ugire abo uba hafi, kubera ko twese ntabwo wenda turi ku rwego rumwe. Hari aho ushobora gusanga wenda nkeneye Eliya, ariko ugasanga Eliya nawe akeneye mami mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buri muntu wese n'uwo yishyikiraho, uwo ushoboye gufasha mufashe, ushoboye kugufasha nawe agufashe, sibyo? Nari mvuze ku rukundo, mbashimira ko mwabikoze. Ikindi twari twaravuze ko dukwiye kuba umuryango usenga. Turi umuryango wa Gikristo, ntabwo ari umuryango sinzi uwari wabivuze avuga ngo nta n'ubwo ufite umuryango wo mu kabari. Nta n'umuryango wo mu kabari ufite. So ntabwo turi umuryango wo mu kabari, turi umuryango wo mu rusengero, turi umuryango w'abana b'Imana. Umuryango w'abana b'Imana rero kimwe mu bintu bibaranga ni ugusenga, kubera ko umuryango w'abana b'Imana badasenga ntabwo nzi uko waba ubayeho. Uwo muryango waba usa n'uwo mu kabari, ko mwajya musanga muri gukora amafuti menshi. Rero ni byiza yuko mwagiye mwitabira mu bihe byo gusenga. Abataritabiriye ndizera neza yuko mwari mufite impamvu zumvikana, bamwe ni akazi, abandi ni ibibazo byo mu miryango, ariko nta n'umwe ntekereza yuko yanze gusenga, ahubwo hagiye habaho impamvu zishobora gutuma utitabira. Kandi uko byagaragaraga, rimwe hitabiraga wenda 20, ejo hakitabira abandi 20, bashobora kuba batandukanye n'abari bitabiriye. Ntabwo twavuga ngo ari umubare umwe w'abantu bamwe bahora bitabira. Rero mwagaragaje gukunda Imana muri ubwo buryo musenga, kandi rero ndongera mbabwira ngo mukomeze musenge, sibyo? Mukomeze musenge. Gusenga nibyo byatureze, gusenga nibyo byadukujije, gusenga nibyo bitugejeje aho turi, gusenga nibyo bizakomeza kutubeshaho. Gusenga ni ikintu tuzahagarika gusa ariko twinjiye mu ijuru tugiye kumva Imana, turi kumwe nayo, sibyo? Ariko igihe cyose tukiri mu mubiri tugihumeka, mureke dusenge, sibyo? Dusenge, kandi ntidusenge nk'abantu bikiza. Muzi gusenga nk'umuntu wikiza? Hari igihe umuntu asenga nk'umuntu uri gushaka kugira ngo wenda byerekane ko yasenze. Oya, usenge nk'umuntu wumva ashaka gusenga wowe ubwawe, abantu bahari, abantu badahari, muri benshi, muri bake, uri mu cyumba cyawe, uri hehe. Hari ijambo nkunda rivuga ngo nimujya gusenga mujye mu cyumba mwiherere mukinge, ngo so ureba ibyo ahiherera azumva gusenga kwanyu, sibyo? Ni ukuvuga yuko gusenga ni igikorwa cyiza dukwiye gukomeza gukora, abantu bahari cyangwa badahari. Rero nka Rooted Family ndabashimira yuko mwagize ibihe byo gusenga, twagiranye ibihe byo gusenga, kandi bimwe mu byifuzo twagiye dusengera byarasubijwe, sibyo? Byarasubijwe, ndetse n'ibindi
ndetse n'ibindi tutasengeye mu buryo wenda bwa rusange byagiye bigenda bisubizwa. Ari ayo makwe twavuze abantu bagenda bavuza ngo se muri mwebwe mubigenza gute, nta rindi banga nuko twasenze. Ariko nawe ntabwo tubivuze kugira ngo twirate ko turi abanyamasengesho bakomeye, ahubwo tubivuze kugira ngo mwumve ko gusenga bifite umumaro kandi mwarabikoze. Ubwo mwabikoze rero mukomeze, ntimuzahagarike gusenga. Ikindi ni ukwizera. Bibiliya iravuga ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Niba ubuzima bwacu nk'umuryango butarimo intego yo kunezeza Imana, ibyo twari turi gukora byose byaba ari ubusa, sibyo? Ni ukuvuga ngo niba duharanira rero gushaka kunezeza Imana mu buzima bwacu nk'aba rooted family members, dukwiye kuba tugira kwizera ndetse kuri hejuru, sibyo? Icya mbere twizera Imana kuko Imana ni iyacu, iradukunda natwe turayikunda. Nta bintu bidashobora guhinduka mu buri buzima, sibyo? Nta kintu na kimwe kiriho kuri ubu buzima uzabona uzanyuramo cyangwa uzabona undi muntu runaka ari kunyuramo kidashobora guhinduka, cyane cyane iyo Imana ibaye involved, sibyo? Ni ukuvuga ngo gusa Imana ipfa kuba yabijemo ikaba bihagazemo gutya, nibishaka bikomere bigere ku munota wa nyuma mba nzi neza ko birahinduka, sibyo? Rero tugomba kuba dufite kwizera ko ibyo bintu bishoboka. Iyo umuntu adafite icyizere no kubaho ubuzima bwe burya biragora. Hari igihe kera muri hangana ko nagiye mu bindi wenda bya rooted, nibyo ndi gufatiraho, ndi gushaka kubabwira, ndi kwanga kuvuga indi speech yindi, ndi kugira ngo ngaruke kuri bino, kugira ngo mbashimire muri bino twavuze, kuko nibyo twavuganye bwa mbere duhura tuvuga ngo tugiye gushyiraho umuryango. N'abatari bahari nabyo nabo babyumvireho, kubera ko niyo navuga ko ari ryo fatiro ry'umuryango twashyizeho, kandi niryo twagendeyemo n'uyu munsi niryo tukigenderamo, niryo tuzakomeza kugenderamo, sibyo? Sinzi icyo nari ngiye kubabwira ngo kera, ariko nashaka kubabwira ngo mwizere, mugire kwizera. Hari igihe mbere twumvaga hari ibintu bimwe na bimwe bitazashoboka mu buzima bwanjye, ngewe ndavuga ubwanjye ubwo ntabwo ndi kubabwira ubw'abandi. Hari igihe numvaga hari ibintu bimwe na bimwe bitazashoboka. Icya mbere numvaga kitazashoboka ni ukwiga nkarangiza amashuri, Yesu ashimwe. Abandi bashobora kuba barize byoroshye, ngira ngo mushiki wacu yabibabwiye, abashobora kuba barize byoroshye mushobora kumva byoroshye nyine ko mwagiye mujya ku ishuri, ababyeyi bakishyura minerval ndetse zitari nkeya, mukiga mugataha ibintu bikagenda neza. Mushobora kumva ko iryo shimwe ridakomeye ryo kuba wakiga ukarangiza amashuri. Ariko nari ngiye kubabwira ngo kubera kwirebaho ukareba ibintu byo mu buzima bw'umuryango, ukareba wakuze gute, wakuriye he, wakuranye nande, uzwi nande, muziranye hehe, muziranye gute, ukuzi wakuze gute, aragukunda ntagukunda, bene ibyo bintu byose ukagenda ubishyira mu mibare, warangiza ukavuga ati rero ngiye byarandangiranye sinzika. Ariko kubera Imana narize ndarangiza kaminuza, sibyo? Icyo ni icya mbere nabonaga kidashoboka, ariko hajemo Imana ndavuga ngo birashoboka. Nicyo nari gushaka kubabwira, kwizera. Ikindi nabonaga kitazashoboka, hari umuntu umwe kera wigeze utubwira ijambo ritari ryiza, aravuga ngo icyo gihe twari tutararangiza kwiga, ariko aratubwira ngo ntimuri abantu. Aratubwira ngo ntimuri abantu. Icyo gihe yabivuze arabidefanda, aravuga ngo ntabwo mufite humanite, ntabwo mwize nibura mugire na humanite. Icyo gihe humanite ni ukurangiza segonderi. Bivuga ngo umuntu yarangiza segonderi kiba baravuga ngo afite humanite, ni mu Gifaransa ngo afite humanite, bivuga ngo niho yabaga atangiye kuba umuntu. Icyo gihe rero aratubwira ati mwebwe ntimuri abantu, nta nubwo muzigera muba abantu, kuko yaravuga ngo ntabwo muzigera murangiza kwiga. Uwo muntu n'abandi benshi bazagaho bakavuga amagambo nk'ayo ngayo, byatumaga utekereza yuko uri useless, sibyo? Umuntu ashobora gutekereza ngo like ubuzima bwanjye ntacyo bumaze, nta muntu n'umwe mfite icyo marira, nta n'uwo nzagira icyo marira. Ariko kwizera niko kuza kugahindura bene ibyo bitekerezo, ukumva yuko birashoboka ko wowe ubwawe ntacyo umaze. Ariko niba ririya jambo tuvuga turyemera rivuga ngo si njyewe uriho, hariho Kristo muri njye, uhita wumva ko Kristo agiye kuba useful muri wowe, sibyo? Kubera kwizera ukumva ko nibura Kristo afite uburyo agiye kuba uw'umumaro ku bantu kuruta uko wowe ugiye kuba uw'umumaro, kuko wowe n'ubundi twebwe twari twaritereye icyizere.
ariko nibura Kristo ajemo, ni kwa kwizera ndi kubabwira, Kristo ajemo ibintu birahinduka, dutekereza yuko Kristo ari we ugiye kuba umumaro mu bantu. Rero ibyo twavuze muri Rooted nibyo nashoboye gukora, yaba ari no muri Foursquare n'ahandi hose nshobora kuba narabaye. Ntabwo navuga ngo ni njyewe wari uri kubikora, navuga ko ari Kristo wari muri njyewe, ariko byazanywe no kuba naramwizeye, sibyo? Navuga ko ari Kristo wari muri njyewe kandi yazanywe no kuba naramwizeye. Rero kwizera mu buzima bwacu ni ingenzi. Tubivuga rero, twabivuze tuvuga ngo Rooted Family tugomba kuba umuryango wizera. Ugomba kwizera kugera ubwo ubuzima bwawe buhinduka. Ntiwizere gusa ngo ugarukire hahandi uvuga ngo nizeye Kristo, ndavuga ngo ni umwami n'umukiza, ariko urengaho utekereze ko ubuzima bwawe bwahinduka kubera Imana, apana kubera wowe, apana kubera imiryango muziranye, apana kubera abantu bakomeye muziranye, kubera Imana, iyo Mana wizeye, utekereze ko ubuzima bwawe bwahinduka, sibyo? Kwizera rero niko kuzatuma, niko twavugaga yuko ariko kuzatuma hari imirimo itandukanye dushobora kuzagenda tugeraho, ibyo tureba ko tukabona ko bidashoboka bishoboka. Yampuje n'umuntu tuzabana, ngira ngo nabyo ni bimwe mu byo narebaga nkavuga ntibishoboka, kuko naravugaga ngo ese wenda mwagiye mubivuga cyane, rimwe na rimwe hari igihe sinzi wigeze abivuga avuga ngo ntabwo twari tuzi niba atereta, ntabwo twari tubizi, nta nubwo mwari kubimenya. Kubera iki? None se twari gutereta turi bande? Wari gutereta umuntu ukamubwira ko ufite iki? Wari gutereta umuntu ukamubwira ko uvuka he? Wari gutereta umuntu ukamubwira ko uri mwene nde? Wari kumubwira ko uziranye nande? Wari kumubwira tukavuga ko ufite iki? Mbese hari igihe twashobora wizengurukagaho ukavuga ati umwana w'abandi ndajya kumubwira iby'urukundo, ndashingira he? Sylvie, Imana imuhe umugisha ko yankunze, nanjye ndamukunda, ariko yakoze, hari umunsi umwe twaganiriye, ubwo amabanga yose ndi kubabwira ko turi famiye, nta n'icyo bitwaye, naho arabishyira hose nta kintu bimbwiye, kuri njyewe nta kibazo, kuko ibyo ndi kuvuga si ibinyoma, sindi kubeshya, sindi no mu kabari wenda ngo nasinze, ndi kuvuga ibintu bizanywe n'ubusinzi. So hari umunsi umwe twaganiriye, ngira ngo urukundo rwacu rwabanje kugenda rugira challenges, bavuga ngo twemeranye, gutya bigenda, izo ups and down mu babaye muri relationship mwese mushaka kuba muzizi. Ariko noneho bimaze kurangirira, byose bimaze gutuza, tumaze kuvuga duti noneho turabyemeye, ubu none icyerekezo ni kimwe no kumuvinga forward. Noneho ndavuga ntera, ariko hari amakuru amwe namwe tutavuze ku bijyanye n'ubukene. So mubwira nyine ubuzima bwanjye bwose, ndamubwira nti rero ibi byose mbishingiyeho, warakoze kunkunda, nanjye naragukunze, ariko ntabwo bizashoboka ko tuzabana, turekera. Ntabwo nari mukatiye, nari ndi kugira ngo mwereke ukuri kose gushoboka. Burya ibyiza ni ukuvuga no kuvugisha ukuri. Nari ndi kugira ngo mwereke ukuri kose gushoboka, kuko hari igihe usanga ibyo mwavugaga, hari igihe ugira ngo ugiye gutereta umuntu ugasanga gufiteho high expectations, ukavuga uyu muntu wenda mwabonye Jean wa hano ku rusengero afite high position, ahembwa miliyoni zingahe, buriya ni umuntu ukomeye, ni umuntu udasanzwe, aziranye n'abantu bakomeye, nta muntu waba uziranye na Dr runaka, nta muntu aba adafite ikintu runaka. Ugasanga umuntu afite high expectation, utamubwiza ukuri, akazaza n'ubundi mu mutwe harimo izo high expectation, sibyo? Ngewe rero icyo gihe ndavuga ni reka mvuge umwana wavukiye Nyamasheke n'uburyo yakuzemo, ntabwo iyi mibare ntabwo iravamo, sibyo? Iyi mibare ntabwo iravamo. Noneho umaze kubimubwira nawe ambwira ibye, arambwira ati twese rero nta tandukaniro, twizere Imana gusa ibindi bizagenda neza. So tutangira urugendo gutya, turavuga duti okay, foundation ya mbere yo kuvuga ngo twese tubihuriyeho ibi ngibi tuba turayitsinze, turagiye turakomeza. Imana rero yabaye yo kwizerwa uhereye ku bukwe bwacu bwo muri civile twakoreye hano. Ibintu byose byajyaga bijya kuba nta bushobozi buhari. Ibi byose nabivuze kubera ko ndi kuri point yo kwizera. Vekus ni umwe mu bana ba Rooted, akaba n'inshuti yanjye by'umwihariko, twamenye mbere yuko dutangira Rooted. We ngira ngo kubera ko twari kumwe iminsi myinshi muri iriya minsi twari turi gutegura civile, ibintu byinshi yari abizi, nta bushobozi bwari buhari bw'amafaranga, kugera ngira ngo ku munota wa nyuma nta bushobozi bw'amafaranga bwari buhari.
ariko twajya gusenga nkamubwira nti rero njyewe nta kibazo cy'amafaranga mfite, icyangombwa ni uko mbanza kumenya niki gikeneye amafaranga, ninkimenya data ni umwami ndibuze kujya kumubwira ko nkeneye amafaranga. Ibyo ntabwo ari ibintu bivugwa n'umuntu udafite kwizera, sibyo? Kandi si ibintu umuntu avuga ngo namara kubivuga agira ubwoba, kubera ko niba ubivuze ugomba kuba ufite Imana icyizere 100% cyo kuvuga ngo nubwo ntari kubibona nona, ariko isaha yabyo nijya kugera ndaba nabibonye. Yesu ashimwe. Ni ibintu ugomba kuvuga wowe ubwawe muri wowe, ndi kugira ngo mbibabwire kugira ngo Rooted Family n'igihe nzaba ndahari muzabe mufite kwizera. Umunsi umwe nimuvuga ngo mukeneye gufata indege yanyu mwese muze musubire muri Australia, mwumve ko bishoboka, sibyo? Birashoboka, mushobora gufata private jet mwese mukajyamo nkuko tujya dufata imodoka tukagenda muri picnic. Birashoboka, sibyo? Birashoboka, mushobora gufata indege mwese mukavuga muti tugiye muri Australia hanyuma twongere tugaruke hano mu Rwanda. Ni ibintu bishoboka rwose, sibyo? Ariko ntibishoboka udafite kwizera. Yesu yaravuze aravuga ngo ibintu byose bishobokera abizera. Rero nari nimbivuze ndi kugira ngo mbabwire ngo byose Imana yagiye igenda ibigaragaza ko yagiye yigaragaza, ngira ngo rimwe na rimwe ku munota wa nyuma ubona ibintu byose byari byarangiye, ariko Imana ikavuga ngo ntabwo birarangira. Abandi bose bavuze, ariko ijambo ryanjye niryo rifite agaciro gakomeye kuruta ay'abandi bose. Imana ikabikora, civil iraba igenda neza. Nyuma yaho dusaba visa. Iyi visa twasabye yasabaga amafaranga menshi, sindibuze kuvuga umubare wenda kubera impamvu z'umutekano wanjye sindibuze kuvuga umubare w'ayo mafaranga, ariko yari amafaranga atari make njyewe ntari mfite na sheri atari afite, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana yaciye inzira ayo mafaranga araboneka. Ngira ngo mbere actually ibyo nababwiye ndi kubabwira ngo njya kumubwiza ukuri kose, twari tuvuze ku bijyanye n'iyi visa, mbona ubushobozi bwayo burandenze, ndavugana ubushobozi bw'iyi visa ntabwo mbufite, kandi nanone ntabwo ndi wa muntu ushaka gufata umutwaro ngo mwikoreze undi muntu. Ndavuga none sinshaka kwikoreza umutwaro ngo uzatekereze ko wenda wabonye umutwaro kuruta uko wabonye umugabo. Ni byiza kubaho utekereza ko wabonye umugabo kuruta uko wabonye umutwaro. Rero tubisese none kugira ngo ushake umugabo utajyana umutwaro, kuko aya mafaranga ntazaboneka. Ibyo ngiye nari nizeye ko ashobora kuboneka, ariko nkavuga ni ku rundi ruhande ntabwo mbizi, washobora kuba atari ku ruhande rwanjye. Twazagira ku munota wa nyuma nta kintu kiraba akavuga ati none se ya Mana yaburiye. Kandi rero bigenze gutyo ugahinduka n'umuntu wari wizeye cyane, urababara kurushaho, ugasigara ujya gusenga kugira ngo uhiringe kuruta uko wakabaye moving forward. So rero nawe ahagararana nanjye aravuga ati nta kibazo, tuzajya twizera Imana izajya ibikora. Tukizera tukabona Imana irabikoze, ayo mafaranga araboneka turayishyura. Turategereza. Visa yagombaga kuba processed mu gihe cy'umwaka. Imana ibiduhaye mu gihe cy'amezi 5. Hagati aho muri ayo mezi 5 twabanje gusaba izindi zo kujya gusura gusa zo kumara amezi 3, barazitwima inshuro 3, ku buryo twari twarihebye tuvuga duti rero ubu ngubu bya visa byaranze ntibigikunze, dutangire gutekereza ubundi buryo, dutangire gusenga mu bundi buryo, kubera ko ubu buryo bwo gusaba visa muri ubu buryo turabona ko bidakunda. Tugera ku rwego twiha igihe turavuga duti nibirenga ukwezi kwa 10 bataradusubiza, bataraduha visa, ubu gahunda zose dufite zagombaga kubera muri Australia tuzikuremo, zizaze zibere hano mu Rwanda. Bamwe nibyo bifuzaga, ariko isengesho twasenze tugihura ntabwo ariko ryari rimeze. So dushyiraho deadline, ndamubwira nta kibazo, dushyiraho deadline ni y'ukwa 10, niba bataradusubiza ubwo nta kundi kuntu tuzaba tutagize, tuzaba twarakoze uko dushoboye. Ibyiringiro twari dufite ntabwo ari uko bari kuduha iyi ngiyi, ariko ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 saa 7 niho nabonye email ingezeho barambwira ngo visa wayibonye. Ukwa 10 neza nyine ya tariki twavuze ngo kwa 10 ntikuzarenge, nikuramuka kurenze ubwo no kuvuga ngo Imana izabavuze ko idashaka kudukora ibyo twari twagambiriye ko bigomba kuba mu buryo twabitekerejemo. Ariko Imana iriyerekana naho, nari mbivuze ndi kugira ngo mbabwire ngo no kwizera Imana, sibyo?
Rero rooted family, niba hari ibintu bikomeye twizereye, niba hari ibintu bikomeye twifuza ko bizabaho mu buzima bwacu, twizere Imana. Ntimuzizere abantu, yaba ari njyewe, yaba ari Mel, yaba ari n'umuvandimwe wawe, ntuzamwizere. Ntuzajya umureba ngo uvuge ngo ndamubonamo ubushobozi bwo kuzankorera iki. Oya, kuko hari umwami wabwiye umugore, ngira ngo umwe mu bagore bari baje kumutekereza, aramubwira ngo Uwiteka natakurengera ndakurengera nkoresheje iki? Imyaka nkuye ku mbuga cyangwa iki? Uwo ni umwami wari uri kubwira umuturage, ntabwo ari umuturage wabwiraga undi, ni umwami wabwiraga umuturage ngo Uwiteka natakurengera nanjye ntacyo mfite cyo kugukorera, sibyo? Ni ukuvuga rero ngo nta muntu wo kwiringirwa muri twebwe twese, ahubwo wiringira Imana. Imana nincamo igakora, uzashima Imana. Imana nica muri Denise igakora, uzashima Imana. Nica muri Germaine igakora, uzashima Imana. Nica muri Clement igakora, uzashima Imana. Nica muri Sun TV igakora, uzashima Imana, sibyo? Kubera yuko Imana niyo imenya aho igomba gucisha umugisha wawe, ntabwo ari wowe ugena aho Imana igomba kuwucisha. Iyo wizeye umuntu hari igihe agutenguha, hari igihe wiringira umuntu ukavuga ati uyu muntu rwose ndamubonamo ibyiringiro, umunsi umwe ahari azangirira neza. Kubera yuko Jean agiye hanze azangirira neza, ntabwo ari Jean uzakugirira neza pi. Ningakanda Imana nitakagutungaho sinzagakanda. Ibyo ngibyo nimbibabwira ntimugire ngo wenda ndi kugira ngo mbabwire ngo ngiye guhinduka. Singiye guhinduka uko narindi niko ndi.